we Jean Paul maze amezi angahe nishyurira inzu njye se maze angahe ngura box za box zawe zifite imishumi kweduka wagira ngo iyi umunyu se restaurant wishyura ugira ngo ni igihode n'inzu najya koma sinyishyura se yishyura ngahe yishyura amafaranga 25 ku buri kwezi box ngura buri munsi nyiguze cyatanu no cyatanu naginge ni cyatanu ku kwezi nimba ari ubushomeri dufite mu nzu yacu cyane baririya ubushomeri gusa wowe ufite n'ubushomeri ku mabya nabambira ukuntu ubushomeri se bwagejejwe nande wabugejeho simuzi ariko iyo nzu yacu nimba ari wowe wabuzanye kuko ukizana iyo nzu iriya ni inzu nyine ni inzu y'inkuko byo birumvikana ni inzu zimo iranzwe neza irimo parafo ariko sinzi impamvu ahanyaka ibintu parafo ya biriya bintu by'umuhondo wagira ngo haraturogosha ntabwo twogosha nyine ntabwo twogosha se iriya ni salon de coiffure tugaruka duheruka kurya ryari tugaruka hasi hano niho barira gusa aho barira nyine tuve muri ibyo tugaruke muri ibyo duheruka kurya ryari uheruka guhaha ryari ubwo uheruka kurya ryari uyu munsi ndarya kuko njya n'umwuka wera no umwuka wera njye uranyikisha inzara ukajya kwa Edimo kabisa Edimo yarambyaye cyane we yabyaye niba ujya kujya niba turabana ukajya kujya mu rugo ukaza ukaryama njye mbaho nenyine inshuti yawe tubara mu rugo uko waho ko se kundeba uko wabaye umushomeri rwose nabambira ukuntu ugiye gukora igiciro cy'ijana ryayo nyine meruka kugikoraho ryayo ko ugenda ukajya iyo ngiyo ukaza ukana mu nzu iyo ngiyo ni he ko natumva iyo ngiyo none dore akantu kaba ugenda ugakora uragenda ukagura amabogisi adakwira umuntu ukajyanaga mu nzu aho kujya ugura imifuka y'ibirayi ntese nijya wakunganije gutyo umuntu ameze neza ubwo sinzi umuntu ameze neza se waburesha ko no umuntu ameze neza gutyo ihereba ukuntu ufata paparuno afite irebira none ugafatira box inganuka ukayinzana ngiye reba kundesha urumva byacamo se nishaka kubyamba no ku mutwe ari kuyambare dushaka ikintu dukora Jean Claude nuko gishaka ariko uyisubireho kuko urakisubiraho nese nyine akisubiraho ne ubushomeri ufite muri iyi minsi ubushomeri turafatanyije hari ukuntu abantu n'abandi bafatanya ubushomeri munsi tufatanyije situbana mu nzu hari kubana mu nzu n'ubushomeri buri wese mfite ubushomeri bwawe nawe ufite ubwawe ko njye ndarya n'urya ukuntu twabigenza tukirebo mu bushomeri koko ntushaka ko ubigenza tugende tuzamuka ahantu tureba ko nta muntu watugira neza kuko Jean Claude n'ugiye muri ibi napfa ni ukuri kw'Imana unapfuye ntabwo wajya mu ijuru ariko ushoboye ntabwo usaba umuntu wajya mu ijuru tugende ntabwo ari iby'inzara ko usanzwe waravutse nabi nawe wavutse nabi rwose wagize kuvuka uri mugufi twabona amafaranga iyo bishatse n'umuntu twabona amafaranga wagize kuvuka uri mugufi uvukana imyaku gusa ufite n'imikasiro kuvuga ni mugufi amana amafaranga abo urumva ngo ipusi itera imyaku ya mu gitondo nawe rero nshobora guhura nawe mu gitondo ukanira umwaku niyo mpamvu ubona mu gitondo nanga kukureba abashomeri basohotse mu byagize gute ko mwasohotse ugakwatura amabere izo ntabwo ingegera ni urugegera ko naga kuko niba kwatura amabere ya se urumva atari ingegera y'urugegera cyane mutsongo mwiriwe ariko mandarake dufite akabazo si mu mutima gusa n'imbere banze kugaragara ntabwo wambwira ukuntu abantu bari kutubona bose akatubonamo abashomeri ngo bimeze bite sha igihe meze neza ubushomeri bwanyu meze neza ndabona nse mumeze neza se wagira ukora winkoraho urangira abandi akazi mbarangira akazi ntukomeretse ko nkurusha amafaranga uyandusha hehe iyo misatsi niyo iyo abona kurusha amafaranga asubura umushomeri nubwo yafite ariko usanga nawe nk'umushomeri ibyo byongereza urabyumvishe tutayabona siranzu n'isi yitwishyurira kuvuga vyena bro naguhimukira nakwihanganiye kutinda ufite kuko akazi ntabwo wakeka sibyo bro atugende wakivanara uranyuze tukiravana amagambo cyo kituzanaho mana ukavuga ngo tukagiye kuduha akazi kivana cyagwa kaikazi sibyo byatuzanye uruvanara rwavuye mu cyaro nisubire kurya wasubira kuko iki kivana njye kuteka inzuzo wasubira nakaryama mwavanye mu cyaro ko numva mwita umuvanara naho muvugana iki kivanara mana wakivana uvahe bundi kandi mu kabikoze mutinde nabihanganiye kwikumbura nisubirire mu ntara wasubiye mu ntara urwanditwe nazanywe no gushaka abakozi abakozi ufite akahe kazi ku buryo ushaka abakozi mfite umurima amahegitari 1000 n'ibihumbi wayahiye
ndi gushaka abantu bahinga tugize abacakara kandi ibyo byaracitse kera ku bw'ubukoroni ariko mushobora mute ntabwo mushobora gukora ako kazi bani wabudusomye wanyegeraho akubugabo bw'inzobe ko mbona buze buvunga nyamara muri kandi ubugabo bw'inzobe urabona nsa nkaho ugize ngo iki kivana cye cyamenye Jiki kambwe ngo izo hegitari kirazifite. Hegitari twebwe utubonyemo abacakara ko nshimye ko abacakara bwo babikoraga n'ubuntu. Zirego mwicipaka Twicaye se utubona twite. Tubwandura tubonye. Umuteye mukobwa abane nta mutungisha iki. Wowe umukobwa kurya hoteli ndanya guterwa amabuye we. Ibyo birakureba. Hari uwanyu twateye inda. Hari uwanyu hano umusore kubona nini? Hano umusore kubona nini? Ngoye namba komite mumbabarire. Hari uwanyu twateye inda. Oh my god. Nkaho w'inzobe we watunga izo hegitari zahe. Aze ko numva bibanze ku bantu b'inzobe urabona ko ntabwo nawe uri inzobe. Muzarinda mupfumukira abatindi. Mupfe muri abakene. Tuzakuri iki? Muzapfuka. Ndashaka Uhese wakiretse kikagenda. Aragere kandi afite akazi. Akazi si yakagumanye. We nakazi ufite. Akazi gafite. Abane wenda sigarana. Tugucitse wafashe uri. Ndafata wowe kuko ni wowe ngo murekure. Wareba abandi nyu. Wandi se tubabaze. Ura wenyine n'ufite akazi. Yewe dore babacumye. Uhesha aho turi kugenda saha kuri amana. Kuva mu gitondo kugeza iyi saha izuba ryabarengeyeho. Izuba ntabwo rikiri kurasa kuva mu gitondo nababonye murimo murasedera kujana. Wabayobozi w'umudugudu se kurya ugenda ucunga abantu muri wese utuye mu mudugudu yewe. Ni mutwara se. Watwaye yose wese ko nshimye ko ari abatwara amaso bayajyana mu Kagarama. Wowe yewe nayitwaye bijyana Nyabarongo. Izeye ko ariko hano hari ikindi gishushanyo. Nibwo warajyanye Nyabarongo nizeye ko yakumize rwose. Oya murajya ese mwabashomeye. Ahubwo se nabarangira akazi. Akazi ko mbona mumeze nabi. Wewe ubwo ko mbona umeze nawe wakurangira akazi. Unasabye byonyine ntabwo wamenya ngo murakurangira akazi. Kahise akireka niba ari akazi k'ubupfubuzi ko ndabona asa nk'ubupfubuzi da. Mugenzi wawe yabimenye. Nakubupfubuzi namwaza nkabajyana urabona dusa nkawe uburyo utwitana. Ariko ubu bisa nkaho yabishobora ibintu byo gupfubura. Hati umuntu atanazifu na dore turi babiri bishumwe. Babiri bishumwe. Kongera kuzamura izo ntoki z'ibice ngiye nkahita nzivuga. Ngiye sinaba ndeba. Ariko sha ngiye mfite amakokora. Patro. Ubu gipanze kwipangaza. Gipanze. Abapfubuzi bagiye kiri kango. Niyo mpamvu ateguke na kikanga. Ahubwo se ako kazi murakemera cyane ntabwo mukemera. Kubuki? Kubuzi. Era gutanga bene wanyu nkahita mukandagira. Muganga na patro nawe kosa kakabayemo ariko naye mbonye ko kubuzi bwaje bukakokama. Mpamvu wipfira mu gashyikiro. Nge wankubita. Reka ahubwo se nakuntu mwangwe akantu nk'umuntu duhuye nkabarangira akantu kiki. Okay nari nimba mwanza akazi. Nawe iwacu nta muntu wigeze yiyamuze. Reka dushaka akazi. Uko iki Kigali ntabwo wayiba mudafite akazi. Abantu babiri baturangiye akazi ukanga. Sha urubyiruko tugomba gushaka akazi.